gute ngo wabona akazi muri Oman kandi uri umushefu cyangwa se uri n'umubarista. Uwo muntu niwe nje usubiza rero, cyangwa se nabandi bose bafite icyo kibazo bashaka kucyumva, bashaka kugira ngo ayo makuru bayabone. Amakuru ya mbere cyangwa kukirangiza, uzi neza ikintu ukwiye gukora kugira utangire process yuko waba ushaka kujya hanze muri Oman. So hari ikintu rero ngiye nshaka kubabwiraho cya mbere. Hari abantu bajya bansita cyane ugasanga aravuga ngo ndashaka kujya hanze, mu by'ukuri nta passport anafite. Cya mbere ukwiye gukora, undi icyo nicyo kintu cya kabiri, kuba ufite n'icyangombwa cy'uwo mwuga ushaka kuza gukora muri Oman. Icya kabiri nuko wakoresha imbuga nkoranyambaga zawe neza. Kuba wafashe ifoto ikintu, kuba ngewe naza nkakwereka iyi tablet ntabwo bivuze ko ari iyanjye cyangwa se njye wayikoze. Oya, kuba nakwereka iyi tablet ntabwo bivuze ko ituruka product yanjye. Oya. Hello everyone, nongeye kubasuhuza cyane. Ngewe tugiye kubana mu iki kiganiro none ni Chef Alex, mbahaye ikaze cyane ku Gikoni Iwacu TV. Gikoni Iwacu TV ni igikoni cyaje kubagezaho amakuru n'ibijyanye n'ibiryo, amakuru y'ibijyanye no kwabona akazi mu bihugu by'Abarabu cyane cyane, ariko muri Oman. So hari umuntu rero wari wambajije ngo ni gute ngo wabona akazi muri Oman kandi uri umushefu cyangwa se uri n'umubarista. Uwo muntu niwe nje usubiza rero, cyangwa se nabandi bose bafite icyo kibazo bashaka kugira ngo ayo makuru bayabone. Amakuru ya mbere rero y'ukuntu waza gukora muri Oman niyo tugiye kunononsura. Iki kiganiro nukiro ukakirangiza, uraca kukirangiza uzi neza ikintu ukwiye gukora kugira utangire process yuko waba ushaka kujya hanze muri Oman. So hari ikintu rero ngiye nshaka kubabwiraho cya mbere. Ikintu cya mbere rero ukwiye gukora kugira ngo ujye muri Oman, cyangwa se ujye kugira ngo utangire nyine ujye no hanze ube international, niki cya mbere nuko ukwiye gushaka passport. Hari abantu bajya bansita cyane ugasanga aravuga ngo ndashaka kujya hanze, mu by'ukuri nta passport anafite. Cya mbere ukwiye gukora, ishyura passport kuva ku myaka kugeza ku myaka 25 kumanura. Passport ari 70,000, ucyo numva itajya birenga cyangwa 25. Passport kuva kushaka imyaka 10 ni ushaka iyo ni imyaka 5, ushaka imyaka 10 ni 100,000 gutyo, ndumva na 20 sinzi hafi aho ngaho. So rero ushaka passport niba utafite ya menshi, washaka iyo y'imyaka mikeya, y'imyaka 5, 75,000, ku buryo ubonye n'akazi byahita bikorohera. Ikindi cya kabiri rero, ukwiye gukora nyine ku bantu bashaka kujya hanze, ukwiye kwiga. Iyo ushaka kujya hanze, ikintu cya mbere cyakora ukwiye kwiga. Hari mu Rwanda ndabizi harimo abashefu benshi, hari abashefu benshi bagiye babikora kubera ko yakuze ari gushaka ubuzima, akajya mu maresitora akamuha akazi, cyangwa akajya mu mahoteli, wenda akagira imana akabona akazi mu mahoteli ari umuplongeri cyangwa se umukirina, akagira imana akinjira mu gikoni ntabashe kubyiga ibyo bintu. Icyo nakubwira cyo ni kimwe, birashoboka, ntabwo byarenze izuba. Wajya kwiga kandari ukabona certificate yabyo, wajya kwiga n'umwuga ukabona certificate yabyo. Ubundi icyo nicyo kintu cya kabiri, kuba ufite n'icyangombwa cy'uwo mwuga ushaka kuza gukora muri Oman. Icya kabiri nuko wakoresha imbuga nkoranyambaga zawe neza. Ako icyo ndazanye kukigarukaho nyuma. Reka tubanze tuvuge ku kijyanye n'ubumenyi. Kijyanye n'ubumenyi nuko wajya kwiga ukabona certificate, cyangwa se ukabona impamyabushobozi y'ibyo bintu uri gukora, ushaka gukora aho hanze. Yego akazi karaboneka, ariko kugira ngo uzajye kubona akazi nta nuko werekana CV yawe iriho na proof z'ibyo bintu uri kuvuga muri CV yawe. Icya kabiri, shaka experience. Kuyishaka nta kundi, jya mu maresitora, wemere ukorere make ariko ubone experience. Buriya niba jya kugira ngo akazi na experience irakora. Ko ngewe nshobora kuba mfite experience y'imyaka 3, wowe ufite y'umwaka umwe, ariko wadukize kuri tere wahita ubona ko nge nawe dutandukanye no mu byo dukora. Ushobora kuba waranize, warize amashuri y'ikirenga, ariko na experience ufite. Umuntu utarize akakurusha akazi kubera ko we arakurusha tere. Experience cyo ubundi muri make ni tere, ni ukuntu wafesinze tere cyangwa se field, ukuntu field wayifesinze, niyo cyo bita experience. Shaka experience rero, wikirirwa uvuga ngo hano bari kuma make, hano bari kuma makeya. Niba uzi ko ufite experience ntoya rwose iri munsi y'umwaka, shaka experience. Waba ukorera make cyangwa menshi, experience irakonta. Ikindi cya kabiri nabagiraho inama ni
kwiga umwuga w'ububarista. Abarabu nko murambigarukaho mu video, abarabu nago banywa inzoga, nta nzoga zibinaha, si kuva nje nagira inaha nta nzoga ndabona, na supermarket ndabona icuruza inzoga. So rero banywa ikawa cyane, banywa ikawa, niyo mpamvu mbabwira ikawa n'ubushefu ko bigendana. Ntago wanywa ikawa utariye yica igifu, yangiza, ishobora kuba yakangiza igifu, ariko uruvuga ngo ikawa inaha iteye imbere cyane ko niyo banywa. Abantu rwa kundi bo ndibona mu Rwanda cyangwa se no mu bindi bihugu bagorobereje ku tubari, inaha abagabo n'abagore bagorobereza ku ma coffee shop, bagorobereza ku ma coffee shop banywa amakawa atandukanye. Hari amakawa atandukanye cyane cyane ama specialty coffee, nayo inaba yibandaho cyane. So ubwo urumva rero aho tuganisha ni hahandi, no kujya kwiga, jya kwiga ikawa. Waba uri umushefu, jya kwiga ikawa, n'ububizi bizihuta. Niba atagushakira mu barista azakubonera mu bushefu, niba atakubonera mu bushefu azakubonera mu barista. Niba uri umushefu jya kwiga ikawa, niba uri n'umubarista utarabona amahirwe yo kuza muri Oman cyangwa se kujya mu bihugu by'Abarabu, jya kwiga ubushefu. Ari amashoti courses abyigishaho, hari amashoti courses abyigisha. Niba kandi mbigarukaho nanone, niba wowe wumva ushaka kwiga ikawa mu by'ukuri ukaba utazi ishuri ryaguha ubumenyi bw'ireme, byo droppinga muri comment umbaze nti nihe nakiga ikawa. Ijambo ngo nihe nakiga coffee gusa mu Rwanda, ahantu babizi neza kandi babikwigisha neza, aho naho nzakubwira. Mujye mubyandika muri comment, ndabiza Imana bavuga se nihe nakiga ikawa, nzakubwiraho nanjye nize kugira ngo nze kubikorera inaha, nzakubwiraho bamaye ubumenyi butuma umwarabu anyizera akamakazi. So wowe rero uri umushefu cyangwa umbarista, ongera ubumenyi. Niba uri umushefu ongera kuri barista, uri umbarista ongera ubumenyi ku bushefu. Ibyo bintu bibiri nubifatanya bizagufasha kandi bizaguteza imbere. Ikindi kintu cya gatatu nakubwira ni ugukoresha imbuga nkoranyambaga zawe neza. Uyambize bivuze gutya ntago ari ugushaka aba followers cyangwa ibyo ukora aho bikorera. Fata video wa uploading ma TikTok, ma YouTube, niba ushoboye YouTube cyangwa se TikTok na Instagram, aho abahagije ku buryo anytime umuntu Abarabu binaha ikintu bakunze gufavoriza cyambere yagushatse guha akazi, akubaza video zawe n'amafoto yawe y'ibyo wakoze. Mu by'ukuri ari abantu benshi bakunda kwitiranya ibintu, ngo ngiye nakoze ikintu ngo nagifashe ifoto. Kuba afashe ifoto ikintu, kuba ngiye naza nkakwereka iyi tablet, ntago bivuze ko ari yanjye cyangwa se ngiye wayikoze. Oya, kuba nakwereka iyi tablet ntago bivuze ko ituruka ari product yanjye. Oya, ariko nimwereka video ndi kuyikora uzemera ko iyi tablet ari ngiye wayikoze. So rero abantu benshi bakunda kubyitiranya, biragufasha kuko umukire w'inaha nyine atakaza aregeneye kuri experience. Kandi iyo wahereye kera postinga, areba igihe uhereye postinga kugeza n'icyo gihe nyine ari kubirebera. So bikaba byamworohera kuba yabona experience ufite muri ibyo bintu. Niyo waba utabizi cyane ariko akabona experience n'iby'igihe kirekire, ashobora kwemera ukabona umuntu afite experience nyine yiga vuba. So rero nicyo kintu ngiye nababwira ko wakurikiza no kwiga iyo barista no kwiga ubwo bushefu, kwiga guteka. Nyine nivuga ubushefu no guteka, professional cooking. Nibyo ngibyo. Cya gatatu cyongereyeho no ko washaka permis. Ko washaka permis nayo izagufasha mu kuba wabona akazi ko gutwara, nubwo nta permis zawo garuka ugakora, gusa ntago bikugora cyane nk'utari uyifite. Rero thank you so much mwebwe mwakomeje kunkurikirana hano ku Gikoni Iwacu TV. Ukomeze ukubwe neza kandi kore subscribe, nuko gutera comment, like yawe na share. Ngiye yari Chef Alex. Thank you. Ciao ciao.